aravuga ati izina ni nk'umupolisi ubushyize ku mwana uzamuhora hafi agahora amutegeka gukora ibyo we wamwise. Ni nka bodyguard ubuhaye umwana kugira ngo ajye ahora amubwira ngo kora ibi ngibi. Nibyo umwise ntwari, umuhaye mu bodyguard nazajya gukora iby'ubugwari wati oya bikora iby'ubugwari uri intwari. Ntugapfe kuvuga bivuze iki? buruko gerageza buruko uvuze kose urebe yuko uvuze icyiza, yaba icyo wivuzeho cyangwa se icyo uvuze ku wundi. Nicyo Bibiliya yavuze ngo ijambo ryanyu ribe risize umunyu, ribe riryoshye. Umunyabwenge we yaravuze ngo mbere y'uko uvuga ujye ubanza utekereze, ujye ubanza utestinge ku magambo ugiye kuvuga, ngo niwumva ashaririye uyamire, niwumva aryohereye uyasohore. Utanyibagiza inama zigirwa abantu, urubyiruko ntirukipfobye. Yego. Kabiri, ababyeyi igihe cyose bagize umujinya cyangwa se akandi kantu gato akariko kose bajya bitonda ntibagapfe kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ku bana babo. Nibyo uzapfa utyo sawa tayari urarikoze nyine kandi ntuzarye kandi uko ari ntabwo ari kwiza, ntabwo ari kwiza. None bavuga gutyo suzi ngo bibaye byiza uzagwa ku gasi. Mujye mwitonda kuko ibyo ngibyo uvuze zambaraga z'umwijima zita zivuga ati kandi se tugiye kumuta ku gasi si umuduhaye nta kintu uzabaza. Eric yaravuze ngo ijambo rirarema rwose nabitangira ubuhamya. Buriya hari aho yahuriye nabyo bazatubwira ubwo buhamya niba waba dusangiza uzabutubwira n'ubundi. Wari uzi ko ubwenge buhwanye n'ibyo umuntu arazwi? Uzasome umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 11. Intamenya irira ku muziro, umutima w'umunyabwenge uronka kumenya, ukura utabaza ugasaza utamenye. Ni kubw'izo mpamvu twabategura ikiganiro dusangira ubumenyi. Kubwo kumenya agaciro k'ubumenyi, Healthy Soul and Body twabateguriye ikiganiro dusangira ubumenyi. Dusangira ubumenyi, iki kiganiro nyamara tuzakigiramo ibyiza byinshi. Kumenya guteka ibyo kurya byiza kandi bizima, kumenya amateka, kumenya ubumenyi ngiro bwagushoboza kuba mu isi utari umutwaro, nko kumenya kubaka, gukora amazi, gukora umuriro, ndetse n'andi masomo yibanze usabwa kumenya utabereye abandi umutwaro. Niba ukunda kunguka ubumenyi ukaba ubona ibyo uzi wakongeraho n'ibindi, ntugacikwe n'iki kiganiro kandi ujye urarika n'abandi baze bakurikire twungurana ubumenyi. Dusangira ubumenyi, dusangira ubumenyi, zana ubwawe nanjye nzana ubwanjye, twungurana ubumenyi. Turabasuhuje mwese inshuti bakunzi mudukurikiye, twizeye ko aho muri hatandukanye mukomeje kugubwa neza. Tubahaye ikaze n'ubundi turongeye turagarutse dukomeje kuganira. Twizeye ko kandi turabibona ubutumwa butandukanye bw'ibyo twaganiriye n'umusaza Muzehe Nzazira ukuri bubageraho kandi bujya bubashimisha, ariko ntibubashimishe gusa ahubwo akagira n'isomo muri basigira. Turabashimiye rero mwese mukomeje kujya mubikurikira, ariko n'abataradukurikira namwe tubararikiye kujya mudukurikira. Badukurikira ku muyoboro wa Mundirangoma Jean Claude cyangwa se no kuri Health Soul and Body. Aho hose wazabasha gusobanukirwa neza n'ibi turi kuvuga ndetse n'ubusobanuro. Hayi kaze rero mwene data tugiye gufatanya mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Meze neza? Turashima Imana. Yego turabasuhuje kandi ko twizeye ko n'abadukurikirana bo bameze neza. Turabasuhuje bose cyane kandi twishimira kuganira namwe. Uyu munsi rero turagarutse, ntago turi buze no gutinda. Turifuza kuza kuganira ku gice twaganiriye, ariko hari umuntu wadukurikiye bwa mbere. Ndifuza yuko mbere ko tugera ku gice nibura tugiye kuganiraho uyu munsi wamwibutsa mu ncamake ese tuganira ku biki, cyangwa uyu munsi turaza no kuganira ku biki ariko wamwibukije mu ncamake. Reka tubanze tumwibwire ibyo ari byo byose, niba
ari ubwa mbere aturebye adukurikiye, njye nitwa Mwumvirangoma Jean Claude, nawe wamwibwira. Njye nitwa Byiringiro Fabrice. Tuba dufite insanganyamatsiko yo gusangira ubumenyi. Ikidushishikaza no gusangira ubumenyi kuko tuzi yuko nta mugabo umwe, nta n'umutwe umwe, ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwigira inama. Niyo mpamvu ibyo twarabimenye rero ntitwishingikiriza ku mitwe yacu gusa, ahubwo tujya dukenera n'ibitekerezo by'abandi. Ni muri ubwo buryo twagize umugisha wo kuganira n'umuntu ufite inararibonye, umaze imyaka myinshi nubwo atari cyane, ariko yaratubwiye ati tuzaganira kandi ibyo muzumva byiza mujye mubisangiza n'abandi. Ni umusaza twababwiye rero kandi mwatugaragarije yuko mwafashijwe n'inama ze ndetse n'ubumenyi bwe, witwa Muzehe Nzazirukuri. Niwe tumaze iminsi tuganira, tumarana igihe kinini kandi tugenda tumwukaho byinshi. Yatuganirije kuri byinshi, ariko yabanje kudusobanurira umuntu. Yego. Ubwo ngubwo abatarabikurikiranye wenda cyane ko twe turimo kwibwira abantu badukurikiye ari ubwa mbere, batwumvise ari ubwa mbere, bazareba ku muyoboro wa Mwumvirangoma, wandika Mwumvirangoma rimwe hanyuma ukabibona, mwagenda mukabikurikirana rwose, mukareba ibyo ngibyo twaganiriyeho. Ubu ngubwo rero abantu benshi bagiye badusaba yuko twazajya tubasobanurira ubumenyi bw'umusaza, cyane yuko tujya tubikora mu buryo busa nkaho dukusanyije byinshi ariko tukabivuga mu gihe gito. Hari abantu rero batabisobanukirwa neza, bakadusaba kugira ngo tuze twongere tubisubiremo tubisesengure, cyane yuko twe tuba twarafashe umwanya munini wo kuganira na muzehe akadusobanurira amashira cy'inyuma. Urakoze cyane. Ni muri ubwo buryo rero tugarutse n'uyu munsi. Urakoze cyane. Ndatekereza yuko buri wese abashije nibura kubigiraho amakuru, ndetse n'uwo tutatangiranye ariko abo twatangiranye bo tugiye gukomerezaho, ariko nabo dutangiranye bwa mbere turifuza ko namwe tuzakomezanya. Gusa hari umuntu umwe watubajije ikibazo, buriya mbere ko tujya ku gice cya kabiri, ndifuza ko icyo kibazo cyose twagikuriramo rimwe. Abakunzi bacu rero twabasezeraniye ko icyo uzajya udasobanukirwa ujye utwandikira, yaba bafite nimero zacu mujye mutwandikira inbox, cyangwa se mwandike muri comment mu kiganiro, hose tuzajya tubisoma. Aho uzajya utwandikira hariho hose, uburyo bwo uzajya ukoresha ubwo ari bwo bwose tuzajya tubona ubutumwa bwawe. Hari uwatwandikiye rero mu kiganiro kibanza, yitwa Alphonse, nyine data Alpha, turamusuhuje cyane, akunda kudukurikirana cyane. Yego, komera cyane Alphonse. Turagusuhuje cyane n'ukuri. Mwiriwe neza, munsobanurire neza aho mwavuze ngo mu by'umwuka tuvuga dupfuye. Ese ni bimwe bavuga ngo umunyabyaha atandukanwa n'Imana akivuka? Niryo somo riri muri Zaburi 58:4. Uyu nguye arakoze cyane kandi bigaragara yuko yakurikiye. Twavuga ngo nibyo, ntabwo ari kure y'igisubizo. Nibyo, umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye akivuka. Yego. Impamvu twavuze mu by'umwuka ngo tuvuka dupfuye, umuzehe yadusobanuriye umuntu n'inkomoko ye, n'ukuntu umuntu aba aremetse. Rero ahangaha kuri Zaburi Dawidi yavuze umuntu ariko avutse, ariko muzehe yadusobanuriye umuntu ku ihererekanyamurage kuva kuri Adamu. Usobanurire neza kugira ngo hatagira abantu tuza gusigana, kubera ko ari mu by'umwuka. Mu bisanzwe hari uwavuze ahereye umuntu avuka. Ni ukuvuga ngo ikibazo yatubajije yavuze ngo hariya mwavuze ngo mu by'umwuka tuvuka dupfuye, niho turimo gusobanura. Ku mubiri rero mwabyawe na ba Makurata na ba Petronira, sibyo? Na ba Fedi na bande, ntabwo ari Adamu na Eva. Rero iyo tugiye mu by'umwuka nibwo twabyawe na Adamu na Eva. Sibyo ko no mu mubiri nabyo birimo, kuko n'ubundi haremwe babiri tubakomokaho twese. Ariko iyo tugiye mu by'umwuka tujya kuri Adamu na Eva bakora icyaha. Iyo umuntu yakoraga icyaha
amategeko yagombaga, kuko ibihembo by'icyaha ni urupfu. yego. Adamu na Eva icyaha bakoze twese turakivukana. Tuvukana rero igihano cy'urupfu. Tuvuga turi abo gupfa. yego. Ndetse tukavukana n'amaraso y'ibyaha, kuko no kubikora ntaho tubyiga. Hari amashuri yigisha gutwara imodoka ariko nta mashuri yigisha gutukana abaho. Buri muntu yatukana atarabyize. Nta Gukora ibyaha ntabwo byigwa. ni ryo shuri ryigisha gusambana. Okay. Ntabwo mbizi niba Ni ryo shuri ryigisha kwiba. Ese buri muntu yapfa gukora icyaha nta makuru asanzwe agifite? Ntayo ni ibintu bimubamo icyaha. Umwana yonka nyina akamuruma batarigeze bamuruma. Akiri uruhinja. Uruhinja rubeshya nyina rutarize kubeshya. Ukavuza induru nkaho barutemye kandi nta kintu rubaye. Rero yumvikanisha ko havutse ikibazo gusa. Rero naho ngaho Dawidi yavuze ngo umuntu atandukanywa n'Imana uhereye akivuka. Iyo akivuka ariyo bageza akabeshya. Ubwo rero naho ngaho mu by'umwuka tuvuka dupfuye kubera yuko tuvukana icyaha, kandi ibihembo by'icyaha ni urupfu. Urakoze cyane. Ndatekereza yuko mwene data yasobanukiwe ndetse n'abandi bakabungukiyeho. Buri muntu abajije nicyo cyiza cyo twafashe n'umwanzuro cyangwa se twafashe no kuzajya tuza tugasubiza. Umusubije wenyine nabwo message yamugeraho, ariko buri umuntu abajije hari n'igihe abariza n'undi ababajije abantu benshi icyarimwe. Rero reka dukomeze mu gice cya kabiri. Twabonye neza ko umuntu ari ijambo, ariko hari bimwe mu byasigaye n'ubundi bidasobanutse. Hari nk'ahantu ngo ijambo ngo iteka ngo aba ari umugaba ngo mu isi y'umwijima, ngo kandi ngo rikaba ngo n'umugaba ngo mu isi y'umwuka. Ijambo bigenda biti ibyo bintu ntabyo bakavuga ati bije bite? Yego. Abantu niyo mpamvu Bibiliya ijambo ijya kuvuga ku ijambo yavuze ururimi, ivuga ngo na akanyama gatoya ariko kabasha kurimbura umubiri wose. Yego. Ni ijambo n'ubundi yavugaga. Ijambo rero rirakomeye, ari nayo mpamvu muzehe yaratubwiye ngo mu bintu birema umuntu n'ijambo ririmo. Kugira ngo abantu babyumve neza, adusobanurira yatubwiye yuko hariho amasi abiri. Kutese kandi noneho hariho amasi abiri. Hari isi y'ibigaragara y'ibifatika, isi iyi tubaho, iyi ngiyi tubaho, tugendaho, duhingaho, iyi ngiyi iriho ibiti, iyi ngiyi iriho amazu n'amabati, iriho inyoni n'ibisiga. Iyo ngiyo ndayibona. Iyo ngiyo ni isi y'ibifatika. Hakaba indi si y'umwuka itagaragara ariko nayo iriho. Nimusoma muri Bibiliya n'abantu bizera Imana, bizera na Bibiliya, handitse yuko mu ntambara barwana batarwana intambara, batarwana n'abafite amaraso n'umubiri. Ahubwo yego ni Pawulo wabivuze. Ahubwo barwana n'indi myuka. N'indi myuka itagaragara. Yego. Iyo myuka rero ahantu ibiri ku isi y'umwuka itagaragara. Nahanga irahari. Aha turi utiruka babona nirutse. Yego, nahanga irahari. Ibiri ahantu hose. Ibitwegereye, iba itwitegereza, iba idutega imitego, kandi isi y'ibigaragara ikoreshwa n'isi y'ibitagaragara. Ibyo nuzo kubisobanura neza kugira ngo n'ubundi ibyo twitaga ko ari idadi n'ubundi bitaguma kuba idadi. Bisobanure neza. Reka dutange urugero. Impamvu turimo kuvuga, yego, nuko turimo guhumeka, hari umwuka ariko ntiwawufata. Umwuka ntiwawufata. Wagutuma umwuka wawuzana. Ntabwo wawufata. Ntabwo wawuzana. Urumva? Umwuka ariko uhagaze ntabwo wakomeza kubaho wapfa. Yego. Rero kuba tuvuga ukararambura ukagira gute, nuko hari umwuka duhumeka, kandi uwo mwuka ntabwo tuwubona. Niko n'isi y'umwuka imeze. Yego. Niko n'isi y'umwuka imeze. Ifite imbaraga zishoboka, zifatika. Izakora n'ibintu bifatika. Yego. Reka mbaho urugero muri Bibiliya. Hari umuhanuzi witwa Elisa.
umwami wari uturanye na Isiraheli yigeze gupanga gutera igihugu cya Isiraheli, ariko agasanga igihe cyose yapanze gutera Isiraheli asanga babimenye. Akavuga ati ariko ninde mugambanyi dufite muri twebwe. Haza kuba umuntu umwe wari ufite amakuru avuga ati reka dati nta mugambanyi, ati ahubwo bafite umuhanuzi witwa Elisa ajya avumbura imigambi yacu tutayimubwiye. Taraneshyira mu bikorwa. Afata ingabo nyinshi, amabatayo n'amabatayo, afata umugendo w'umugabo mumufatire. Barazinduka mu gitondo batega mbushi butaracya, mbese bagota aho yari aryamye. Uwo babanaga asohotse we nta kibazo yari yifitiye umuhanuzi kubera kwizera Imana no kuba azi yasi itagaragara. Yego. Hanyuma we nta kibazo yari yifitiye. Hanyuma uwo bari kumwe asohotse abona ingabo zirabagose kandi nyinshi. Agaruka yirukanka yakutse umutima aravuga ati turapfuye turashize nawe urasinziriye. Urumva n'abantu babimenye kumenya ibi bintu by'isi, kutamenya iyi si itagaragara bijya bitera abantu guhagarika umutima kandi ku mpamvu zidafatika. Niyo mpamvu tuza kubasangiza ubumenyi kugira ngo babimenye. Rega Bibiliya yavuze ngo kumenya kunezeza ubugingo. Iyo wungutse ubumenyi buzima uratuza. Nibyo. Abantu rero ntimugacikwe n'aka kaganiro n'izi nama za muzehe nzazirukuri. Agarutse yakutse umutima mu gihe arimo kuvuga ibintu azi ko wagiye kubibwira nawe ari kuko umutima bagashaka izindi bigenze gute byamuyobeye. Undi aravuga ati reka da, iyo ubona ingabo zituzengurutse ukuntu ari nyinshi kandi zikomeye kuruta izi ngizi nawe wakwituriza. Arangije ngo asaba Imana. Imana ari nawe king of the king, ari we uri hejuru, wabami mutwaro utwara abatwari, unayobora isi y'ibigaragara n'ibitagaragara. Yego. Ati muhumura amaso abashe kureba ingabo zitugose uko zingana. Ahumuka amaso yahumutse ntabwo ari amaso ayangaya arasanzwe areba. Ni yari kureba, niyo yarabonye izangabo. Ahumutse amaso, ahumuka amaso y'umwuka. Mbibutse yuko aya maso y'umwuka wenda bajya bakurikirana, bakunze kubivuga ukundi kuntu wenda gutandukanye, bakavuga ngo hari icyo bita third eye, ijisho rya gatatu. Hari abantu bajya babyumva wenda bazahura nabyo, nitubona umwanya nabyo tuzabibaza muzehe hanyuma atubwire wenda icyo abiziho, tuze tubabwire tuzabiganiraho. Ariko abagereranya icyo cyitwa third eye nicyo bongera ni ijisho rya gatatu. Yego. Ngo niryo jisho rya gatatu niryo ribona ibyo mu isi itagaragara. Amaso rero uye arahweza abona ingabo nyinshi cyane zibagose. Hanyuma arangije aratuza. Yego. Icyo nashakaga kukubwira aho ngaho rero, ubwo ntegereje kumva bihurira n'ijambo. Icyo koza mbanje gusobanukirwa ko hari isi tubayeho, ariko hakaba n'indi kandi kandi dufiteho n'ingaruka. Yego cyane. Bizahura n'ijambo. Icyo nashaka kukubwira rero n'ukuntu za mbaraga zitagaragara zabashije gukora ibintu bitagaragara, ibintu bigaragara. Numva icyo gitangaza kibayeho. Nizo zakoze ibitagaragara bwo nta gisha cyane beke. Zakoze ibigaragara. Gute rero? Zaraje zifata zangabo zose zirazihumisha. Nibyo byagenze. Usiko nibyo. Barahuma ntibareba neza rwose, babashorera babereka inzira babajyana nabo batazi ukuntu byagenze. Izo ngufu bakoresheje ziriya mbaraga zakoze biriya, zikayobya ubwenge bwa ziriya ngabo, zigafata abantu b'abagabo, abajenerali n'abakapiteni bateguye urugamba gikoresho bari tayari. Ziriya mbaraga zabafashe zikabajyana bakisanga ahantu mu kigo cy'abantu bari baje gutera. Urumva ziriya mbaraga nizo ziba zidukikije
zitegereje oda yitwa ijambo, hanyuma ngo zo zikore. Ijambo ni umugabo mukuru, ni umugabo mukuru w'ingabo z'umwuka mu isi y'umwuka, niko muzehe yatubwiye. Ziriya ngabo rero ziba zitegereje, ntabwo zipfa kwidumbukiza, ziba zitegereje icyo uri buvuge, zarangiza zikagishyira mu bikorwa. Okay, reka nguhe urugero, reka ngewe kugira ngo nze gusobanukirwa neza, reka wenda ntangeho urugero. Wenda ngewe ndavuze ngo nshaka kuba umupiloti, sibyo? Izo zizakora zite? Dore ukuntu zizakora rero, abantu babanze babyumve yuko ni ibintu bisaba kwizera. Iyo hajemo ikintu cyitwa kwizera, biba ari ibintu birenze imbaraga za kimuntu. Birumvikana, biba ari ibintu birenze imbaraga za kimuntu. Ngo kwizera ntabwo ari gushyira mu gaciro, ni ukwigerezaho. Iyo ushatse gushyira mu gaciro ntabwo bivamo, ntabwo wumva, ntabwo wabyumva ukuntu ngana uku nguku nanjye nzahinduka umupilote n'imyaka yagiye. Ugiye gushyira mu gaciro ntabwo byaza rwose. Ariko mbyizeye wabivuganye kwizerwa bati nzaba umupilote. Ujya kubona ntabwo wamenya ukuntu bigenda. Hari igihe ushobora kubona uhuye n'amahirwe ya scholarship y'abantu barimo gushaka abantu bigira kuba abapilote. Ayo mahirwe ugasanga kugezeho nawe ukayasingira, ukagenda ukiga, bikazarangira ubaye pilote. Mbese hari inzira nyinshi bishobora gucamo. Wowe izo mbaraga icyo zikora, zumva icyo uvuze, zigatangira gutegura inzira kizacamo, aho uzagenda uca kugira ngo cya kintu wavuze uzakigeraho. Ariko yaratubwiye ngo ikintu cyose uzavuga ngo uzagerekeho ubunyangamugayo, ugerekeho umwete no gukora cyane, ngo bya bintu bizaba impamo. Kuko za mbaraga zitagaragara zica inzira, ziramutse ziciye inzira se ugahagarara. Ariko reka wenda tubaze n'iki ngiki, kuko kugira ngo nyine dusobanukirwe. Urumva ngiye mvuze iryo jambo, kandi tubonye yuko hari abagabo bakuru cyangwa se hari amasabiri, sibyo? Ijambo ngewe mvuze, izo mbaraga ebyiri, yabe izo z'isi y'umwijima n'iy'umucyo, n'isi y'umwijima n'iy'umucyo, okay. Zitandukanye gute ibyo mvuze? Kuko nshobora kuvuga nk'ibintu kugira ngo wenda uze no kubihuza neza. Nshobora kuvuga nk'ibintu wenda nkiyaturiraho ibintu bibi ariko ntakomeje, nyine bitandika umutima, ahubwo ngira ngo aho ngaho rero faites attention bidusobanurire. aho ngaho nta gutebya, nta kudakomeza, nta n'ikiniraga. Kandi se ko tujya tubikora ko aribyo dukora. Abantu niho bashiriye. Urumva umuntu arakubaza ngo ese ufite akazi ngo wahora n'iki, ngo ntako, kugira ngo se ndakagira. Uzarebe niyo mpamvu umuntu urumva umuntu uhoraganye, uhora arira, udufaranga duhora twabaye dukeya, arinda apfa gutyo. Nibyo uzabigenzura, uri mukorora ukoze ubushakashatsi, uzabigenzura. Ubwo se amagambo atandukana ati, aho hantu atandukana ati, kugira ngo atandukana ate rero, ni ukuvuga ngo iyo yiyaturiyeho ibyiza ukavuga ibyiza, yego, ni ukuvuga ngo za mbaraga zishinzwe ibyiza nziza zihita zishaka ibintu bizagufasha kugira ngo ugere kuri ibyo byiza, ubishyire mu bikorwa. Then mvuze ibibi. Iyo uvuze ibibi rero, za mbaraga z'umwijima zihita zibwira iz'umucyo ngo muve mu nzira, mutarenganye umuntu udarishakira kuba umutindi. Kubera ko yavuze ngo ngende umutindi, kwa kundi wari uvuga ngo yewe ngo byahise, ngo nijya se ngo yewe ni ukurya byahise, yewe akazi yewe, kandi ndabivuze ngo umutima bitari, umva mu mutima bitari, ni ukubivuga kugira ngo njijishe ijambo. Siyo mpamvu ari imbaraga y'ijambo. Byo ntabwo izi mbaraga zitagaragara ntabwo zireba mu mutima. Icyo usohoye zumva icyo uvuze, nta kindi. Ntabwo zizi ngo
urimo gukina ntabwo zizi ngo urimo gusetsa icyo usohoye. Ibintu birakomeye cyane. Niyo mpamvu nta bintu byo gutebya kwikinira ngo nagira gute oya pe. Urakoze cyane. Niyo mpamvu batanga n'inama bagaziha. Bwa mbere urubyiruko rukipfobye. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo n'umunyantege nke ahigeko n'intwari. N'abavuga ijuru ntibakavuge ngo ningira amahirwe nkaritaha ndigezemo ngo kubera iki uzabuzwe n'iki uzakomeza gushidikanya ngo iri juru ngo iki kirere ngo sinzi ko tuzakizamuka ntacyo uzazamuka nyine. Okay, uvuzaho ngaho uranyutsa ukuntu nk'umugisha utanyibagiza inama zigirwa abantu urubyiruko ntirukipfobye. Yego. Kabiri ababyeyi igihe cyose bagize umujinya cyangwa se akandi kantu gato akariko kose bajya bitonda ntibagapfe kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ku bana babo. Nibyo uzapfa utyo sawa tayari urarikoze nyine kandi uko ari ntabwo ari kwiza. Ntabwo ari kwiza none bavuga gutyo ngo bibaye byiza uzagwa ku gasi mujye mwitonda kuko ibyo ngibyo uvuze zambaraga z'umwijima zihita zivuga ati kandi se tugiye kumuta ku gasi si umuduhaye nta kintu uzabaza. Hari akantu nyine ngiye kukubaza ngo wari uvuze ko ku ijuru nta kabazo gatura gasubiza mu bigo bworoshye ntabwo ari birebire. Hari ukuntu umwigisha aza akigisha akabaza nk'ikibazo muri nko mu materaniro cyangwa agiye gusenga ahantu hatandukanye akabaza se ubu aka kanya impanda ivuze Yesu akagaruka ijuru wakumva ryiteguye abumva biteguye kuba baritahamo n'ibandi. Abantu benshi tukicecekera tuba dukoze buri ikosa tujye tuvuga ngo turahari tuzamura ibiganza. Yesu ntiyapfuye ku bwacu, yapfuye ku bwacu kugira ngo tubone ubugingo. Umutego umwe Satani ajya atega abantu kandi nibatawitondera uzabahitana. Ni ukubongorera yuko babaye akahebwe ibyaha bakoze badashobora kubibabarira kuko nta garuriro. Oya, Yesu yapfiriye ibyaha byose bibaho ntacyo adashobora kubabarira. Twizere ibyo. Okay, murakoze cyane. None ni iki gituma ndi buvuge ngo ijuru se ngo Mana yanjye ngo ubundi Imana nibizi izi iki ko yatanze umwana wayo ikindi sigaje niki byizere cyatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka kandi se niwe mushidikanyije. Ikindi rero cyavuzwemo hariya twifuza ko muza kudusobanurira ni ijambo ariko noneho ku izina. Njye naratangaye muri hari ibintu byantangaje ariko ntabonye uko nsobanukirwa neza. Vuga ngo izina nabyo ni rimwe mu mbaraga ikoreshwa mu ijambo. Icyantangaje ariko ntanasobanukiwe neza bifuza ko muza kudusobanurira ni ukuntu ngo n'umuntu wajyaga kuvuka muri Bibiliya Imana yaramuteganyirije ikintu azakora yategekaga n'izina agomba kwitwa. Ntibinarangirira aho ngaho gusa ahubwo n'ababyeyi bagapanga amazina bazita abana babo. Kibizi cyane uraza kubinsobanurira kurushaho ariko ngo biterwa n'iki kugira ngo byagendaga bite kugira ngo rira zina Imana irihitemo cyangwa ababyeyi mwe mugendera kukimwita mu mazina y'abana bayo. Muzehe yabidusobanuriye neza aravuga ngo izina ni igikoresho cy'ijambo gishyirwamo ijambo bivuze nabi. Ni igikoresho gishyirwamo ijambo bitewe n'uko bashaka yuko iryo jambo ryakora. Gute rero ko nicyo kibazo dufite. Izina yabisobanuye neza ku buryo bwumvikana. Aravuga ati izina ni nk'umupolisi ubushyize ku mwana uzamuhora hafi agahora amutegeka gukora ibyo we wamwise. Ni nka bodyguard ubuhaye umwana kugira ngo ajye ahora amubwira ngo kora ibi ngibi. Nibyo umwise ntwari umuhaye mu bodyguard ntazajya gukora iby'ubugwari wati oya ikora iby'ubugwari uri intwari sibwo mwise kibwa
mwise kibwa none mwise kibwa ntazajya kwiyemeza iby'ubutwara bateze kurimbwa n'ubundi ubu tuzaza reka dasigaho urimbwa n'ubundi izina ni ryo muntu nibyo niyo mpamvu n'Imana yajyaga umurimo umuntu yabaga agiye gukora Imana yategekaga izina risa naho izina risa naho dore uzasama inda uzirinde ibi n'ibi ngibi uzabyara umwana uzamwite Samusoni kuko azaba umunaziri dore uzasama inda uzabyara umwana uzamwite Yesu n'aba Yohana amazina ntiyari yarahanuwe byose niyo mpamvu rero ibintu Imana nayo yitonderaga ntabwo ari twe tugomba gupfa kubihubukaho izina mbese ni nk'imbaraga uhaye umwana icyo wifuza yuko wowe umwana abacyo uzamwitecyo none se ubu ababyeyi benshi basobanukiwe iby'iri jambo by'ububwire benshi ntabwo babisobanukiwe no kwigana gusa ngo hagezweho tuzina tugufi ndamwita Kiki ndamwita Nana ndamwita utuzina turi aho ngaho ngo nshaka utujambo tubiri ndamwita Teta ubwo mwise Teta ubwo muri iyi si koko azatete Teta Miki what and what sijue ariko ugasanga ni n'amazina adafite intego ifatika ariko abantu ba kera barebaga umwana akabyara umwana akamwitegereza ngo nkwisecyura inyana bacyura inyana uramenya wowe ati uramenye ntuzabyara ikinyendaro kibera inka sibyo iyi amazina nkayo ngayo barugamba abari intwari ubu ngubwo nyine ku rugamba ubu ngubwo rero n'ibindi abita amazina rero bajye bita amazina bazi yuko izina ni igikoresho izina ni umuremyi niyo mpamvu muzehe yaratubwiye ngo burya ijambo ni nk'Imana nk'uko Imana irema n'ijambo naryo rirarema mujye murikoresha murema rero ntimukarikoreshe musenya yego nsigaje ibibazo bibiri ariko mbere y'uko bisubiza reka tubanze dusubize bino bibazo by'abatwandikiye nabyo ni bibiri hanyuma tuba tuvugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi yaragize ati muraho neza yitwa Dusenge Pierre turagusohoje cyane murakomere cyane muraho neza murakoze cyane rwose muzenzazira ukuri ni umunyabwenge tuzamwigiraho byinshi Imana ibane namwe mukomereze aho turabakunda cyane urakoze cyane turagukunda nawe uyu yagize ati yitwa Izibyose Germain turamushimiye cyane njye twandikira kenshi Germain kugira ngo ubone ubutumwa bwe kenshi cyane turagusohoje yavuze ngo hello twishimiye ko mufata umwanya wo kumva no gusubiza ababakurikira ariko nkabaza nti ese nyuma yo kumenya ko hari ubwiru bw'Imana tutabasha gusobanukirwa aho ntidushobora kumva ko ibyo tutazi tutakirirwa tubishakamo ubumenyi tugatekereza ko nabyo ari ubwiru ubwo ibi ntabwo biri muri cya gice muri iki gice cya kabiri ariko biri muri cya gice kibanza kwibaza ati ese ni ngombwa ko iby'Imana yagize ubwiru tubishakaho ubumenyi tubisangiraho ubumenyi hari umuntu wabyumva kumva yuko hari ubwiru bw'Imana tudakwiye kwirirwa twirushya tunabutekerezaho cyangwa se dushakira ibisubizo ntabwo n'umuntu twabuganiraho ngo tubumenye ntabwo twabumenya n'ubumenya ariko ikintu gihishura ibi ngibi ni igitabo cyo muri Bibiliya cyitwa ibyahishuwe ibyahishuwe rero byarahishuwe nyine ibyahishuwe nibyo dusangiraho ubumenyi tuba tubifiteho ubumenyi butangana umwe yarahishuriwe byinshi undi yarabihishuriwe bikeya ariko hari n'ibyahishwe tutagomba kumenya ibyahishwe ni iby'Imana naho ibyahishuwe ni ibyacu niba rero hari iby'Imana yaduhishe twivuga ngo nibyo yaduhishuriye ntidushaka kubireba dushaka kubimenya kandi yarabiduhishuriye akoze cyane reka dukomeze n'ubutumwa ni bukeya ndabucamo nihuse yaragize ati yitwa Nkundayezu Samuel yaragize ati
courage inshuti y'Imana Claude. urakoze cyane Sam, Imana iguhe umugisha. Uyu yitwa Niyomwungeri Sophie yaravuze ngo mbega umuntu ni muremure cyane. Mbega umuntu ni muremure cyane. Hari akantu Muzenzazi Rukuri yatubwiye, wenda tuzamubwira akadusesengurire. Yatubwiye ngo muzabimenya, yavuze ngo ikikubwira yuko uzi umuntu ni uko umenya yuko utazigera umumenya. Ubwo se umuzi ute kandi utazigera umumenya? Simbizi, tuzamubaza. Uzanyibutse tumubaze ahubwo. Uzazibuka cyangwa nzakwibutsa? Tuzibukiranya. Naribi. Uyu yaratubwiye ati kuko ijambo rirarema, Imana ishyire uburinzi ku minwa yacu. Amen. Yitwa John Peter yaratubwiye ngo ese burya niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ururimi ni inkota. Yego. Nakumira. We yatangaye cyane, yashyizeho utuntu nko gutangara cyane, utuemoji twinshi yifashe mu mutwe, ubona ko byamurenze. Uwo bita Ineza Rebecca aravuga ati ijambo kira akantu ko gutekereza ukabona tugomba gusuzumana ubwitonzi ibyo tuvuga pe. Murakoze cyane. Urakoze nawe pe, warabyitegereje. Eric yaravuze ngo ijambo rirarema rwose, nabitangira ubuhamya. Buriya araho yahuriye nabyo. Bazatubwira ubwo buhamya. Niba waba dusangiza uzabutubwira n'ubundi. Rero reka dukomeze twene no kugana ku musozo. Ndatekereza yuko nta bibazo byinshi byabonetse, abantu benshi baragerageje kubisobanukirwa ndetse biranumvikana, ariko haraho twageze atubwira yuko umuntu agomba kujya yiyaturiraho ibyiza, ngo nubwo yaba akabije ariko ngo ujye wiyaturiraho ibyiza. Bivuze iki kwiyaturiraho ibyiza? Nihe mbaraga iri mu ijambo yo kwiyaturiraho ibyiza? Ndabigusubiza nanjye nkuko yabinsubije. Nabaje se kubera iki tugomba kwiyaturiraho ibyiza nubwo twakumva dukabije. Arangije tutanabikwiriye n'ukuntu ubona ibintu utabikwiriye. Arangije yansubije mu mugani w'Abanyarwanda uvuga ngo ntawe yima umwima hari. Kwiyima ni ubugwari. Uriyimbira iki? Gutekereza ni ubuntu. Kuvuga ni ubuntu. Ni gute wavuga ku buntu ukirimbura kandi wavuga no ku buntu ukikiza? Si ikibazo gikomeye se. Ndumva rero twabashimira. Nizere ko byasobanutse. Reka tugane ku musozo, ariko ntabwo twagenda tudatanze inama. Natwe twagira icyo twongeraho. Ese ni gute abantu dusabwa kwifata mu magambo yacu? Uretse ko n'iki kiganiro harimo inama nyinshi, ariko ni izihe nama zindi z'inyongera abantu bagomba kwitwararika cyane cyane ku magambo bavuga? Ntugapfe kuvuga. Bivuze iki? Buri uko gerageza, buri uko uvuze kose urebe yuko uvuze icyiza, yaba icyo wivuzeho cyangwa se icyo uvuze ku wundi. Nicyo Bibiliya yavuze ngo ijambo ryanyu ribe risize umunyu, ribe riryoshye. Umunyabwenge we yaravuze ngo mbere yuko uvuga ujye ubanza utekereze, ujye ubanza utestinge ku magambo ugiye kuvuga, ngo niwumva ashaririye uyamire, niwumva aryohereye uyasohore. Urakoze cyane. Reka rero tubashimire inshuti mwese mwari mudukurikiye muri aka kanya. Twizeye ko mubashije kugira byinshi mwungukira muri iki kiganiro twari twabateguriye. Icy'umunsi rero tukigeze ku musozo, turabararikira kuzakomeza kubana natwe, yaba mu bindi biganiro bizakurikiraho bw'ibyo twaganiriye na Muzenzazi Rukuri, cyangwa se n'andi matopike cyangwa se n'izindi nsanganyamatsiko zindi zitandukanye. Hari ikindi twabwira abantu, mukomeze mudukurikire, ariko ibintu nibijya binagushimisha ujye ubisangiza n'abandi, ariko numara kubisangiza n'abandi niba mva n'ibindi twazavugaho, twazasangiraho ubumenyi, ujye ubitwandikira. Mwese mugire ibihe byiza rero, Imana ibarinde. Murakoze cyane. Ubuzima bwawe. Muraho neza Kamari? Muraho neza Makura? Amakuru y'iminsi myinshi. Makuru ni meza, naho mwe? Natwe turaho, turashima Imana. Mami, kumbuye ku isabato. Isabato uzagera ryari? Mami, kumbuye ku isabato. Isabato uzahagera ryari? Ariko uri umunyamugisha pe. Abana bawe bakumbura isabato koko? Barayikumbura cyane. Gusa bawe ntabwo bayikumbura. Ashwi. Nose ubwo ntibyaba byarapfiriye mu gikoni ku isabato ubwo barya iki?
barya ibisanzwe ni ya miceri baba bariye no mu yindi minsi cyane. ni wowe rero wabyishe kugira ngo abana bakumbure ku isabato bisaba imbaraga z'igikoni. Ubwo barya iki? Imiceri nawe uti imiceri ibyo ntabwo byatuma bakumbura isabato. wowe ukoresha iki ku isabato rero? Abana baba bazi ko hari umugati mwiza cyangwa hari keke nziza, agatofu hafi aho, ibyo ngibyo bikoze bayikumbura pe. Hari n'utundazi twaje tuzima dukoze ku buryo bwiza butuma ubuzima bumera neza. Utwo natwo tugenda tudusimburanya n'iyo migati. none se Kamari ibyo ngibyo ubikura hehe? Ubwo uraho muri iki gihugu utaramenya ko igisubizo cyaje. Sigasira Amagara Bakery ni igisubizo ku bantu bifuza kurya ibyo kurya byiza kandi bizima. none se abo bantu bakorera he? biroroshye, wabibona mu mpande zitandukanye z'iki gihugu: Nyabugogo, Musanze, Muhanga n'ahandi. Mushonje muhishiwe bizaba byabagezeho vuba. Nyabugogo nka he? Ukigera muri gare hagati baza kwangamije no kwa Elisa, uzamutse hirya gatoya ubaze kwa Mama Kerve, haba hari imigati, amandazi meza afasha ubwonko akabusana kandi akabuha iterambere. Ubuzima bwawe bufite agaciro. Ubwo ndabizi ubwo ari wowe ugiye kuzana ubunebwe. Reka da! Ibi byiza wabisanga impande zose. Maza Kimironko kwa Emi ndetse n'ahandi hose musanzwe musanga ibicuruzwa by'abagorozi. Ntabwo ubona uko ukora akazi urahangayika. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 078 190 0738 cyangwa se 078 45 078 38 ndetse na 0722 62 23 14. Burya amagara araseseka ntayorwa. Ntugapfe kurya, ntugapfe kunywa, ntugapfe kwambara nta mpamvu, kuko ibyo byose ari byo bigena ubuzima bwawe. Ahubwo waburya unywa cyangwa ukora ikintu cyose muri ubu buzima, jya ubikorera guhimbaza Imana. Ntugapfe kurya, ntugapfe kunywa, ntugapfe kwa